world of fashion with Jiva Collections, your home of quality style. Jiva Collection. Twigira ku ruganda tugakoresha. Fatima ndebera kwizina ry'Imana ndebera kwizina ibiro ni biro bingahe bimenetse ndanyereye turabanyagije bitangase akabanyereye cyangwa ibizi bya dahano ndebera kwizina ubu urakumena ibishimbo cyo kumenya ibitoki cyangwa kumenya ibindi ubundi ndobwe ngo mutekane na timu ko ari nka yose si waje kamiro sasa ngo guteka isosi ngaho ndebe ibintu dukoreye uje turaryiye asita nugamena ineze sibyo ibintu baho ngakasi ubu nugamena ukakabye genda inabivuze yatarabanye n'ibifuano se ari matahaza se banga wa mugishenzo ari fona azanyerezwe n'ikidoko n'ameze dutoko indese none se ngo turabye ngaho ndebera kwizina ry'Imana ngaho ndebe nyama kwizigire nk'intungu wewe wahindaga muri bubimenye Semporeke kibaho mani iki Pore tetse muri Swede wajigiye ese ngabanyamagomeze nk'umusega ukanshyumuke umuntu umeze nk'umusega aki fata umeze nk'umusega naho utari n'imbwa ugasubiza gukora iki wagiuka burire hasi n'umuntu umeze nk'imbwa pfukama ugasani ugiriki wa musega uramenye sosi wa burire hasi burire hasi Pore rero ndagusabye ngabanyamagambo ziba ngaho kare kazi ibyo uzanye kubisha birahagije se tuntayari magambo uramenye sosi nk'iyingi yewe ni wanyurira kubera ibiro bibiri by'inyama wa mujinga urumva igihe mfite kugura intama kwenge yose mfite kugura ihene mfite kugura ikimazo gakirya ako gatuza wowe se yewe nyine ndimo ntakubeshye kuzina ry'Imana ngo umubyeyi wambyara ibintu zabyishuza urambabaje ngenje nabashaka kurya indese pena byango ndakwiyama nganyamagambo ese nyinagutu yumbishe nanyereye se tu reko numeze tutorego bajya kwa cyatse vaseline cyangeze ndanyamagambo hanyerwa nande nganyamagambo nabo nakoze ku mavuta wowe ntabwo ushaka inyama genda bagwizindi zirgereye jya kuri busheri gende bagwizindi inyama birakunaniye byangurira inka yose yuzuye uyirije wongurira inka yose uva kino mahembe teta wekenye ibinono wekenye imbavu wekenye zimwe bitanga iby'abagore wekenye ikigongo wekenye ijosi agutubiza hinda wambwina wambwina mu rugabo uramenye ibyo uramenye byatugoye kubiteka ibyo byatugoye ikisi itegure ngahakira nawe uvuga iburyo we buryo ngaho ngaho ndakwiyanye cucu n'ubu ibeshujugunye nabo kabandika mu maso ibeshe bisa n'ikimu ari wawe n'umugabo wawe mumva imbere wese toka pari reka nkubwire kimo nkubwire mubyara uretse gato nkubwire mfite amafaranga yo gusohoka ubundi uretse rego tandikurikiye ubundi buretse izi nyama ndozi gusa ndozi hasi njyewe ibiro by'inyanya se kuranga imbere yanjye cyeka buriya bugari ngufashe nka gusiga muri iyo sura yewe ni diaspora totenya diaspora ubu twabwize cyako kuramenye ko itonde ndakwambika isafuriya mu maso tumuka imbere tugende sheri tugende nawe teta kamubwika uzabona amashagaga mugari ntadagushuka ikisi itegure twigendere ni mu burekesha kujya handi ku muhanda muri karaze muragiye muratumutse muragiye ni mu bureke urumva giye kugira ngo irinde isosi wowe uri imbwa rubebe uzapfura inimbwa uzapfura akayongo uzapfura uri inkuru ari we bimbere wanjye girawe yimbura uburumi rwate gisigaga kimuyongoza gusa ubundi ubwo kore kamubwire
burye n'ubundi urimbanya agasuku uri Agasuku ni wowe wambesire. birye Umeze nk'iriya. birye wabini wowe Ati chute uri po. Kamubwi. Pole. Wogatumbo. Wetse. Bureka shaje cucu. Ngewe muri zindi nyama kandi ndarya. Tumuka. Cucu gusa. Mbese kumva basi worohewe umeze neza. Shabu ngubu ndumva ameze neza byashize pe. Shapoli pe. Skumbaga nkuhangayikiye. Shayitsoke nyine nta kuntu utahangayika ufite ibintu bibaye bihare aremba kofize nta kuntu utahangayika pe. Kandi umudamu wanjye nanjye n'ejo nzaba umugore. Ushobora kumva ngo nyine mba mbyumva cyane. Birumvikana buriya ikibazo cy'undi kigusukira experience kikakwereka ko ushobora kwitwara ariko njye ntabwo nabitinze ahubwo buriya n'icyabamenya kigira umwanda akunda gukora ibintu biri vibe bifite umwanda kandi njyewe igifu cyanjye kizirana n'imyanda pe kuko yaguyemo akantu gatoya niyo umuntu ashobora gukora erreur yo kumereza ku isahane idahanaguye neza urumva haba hasigaye amabacteria bigatuma nyine mu nda yanjye habamo siyuka ushaka ndanakureye cyane mu nda umva kiriya gihe sinshaka kubyibuka narabuze nti imperuka irageze byaje bikubita kwa hari ibintu wabonye byaje se numvaga ibintu bishyushye nkajya numva biri kumanuka mu myanya y'ibanga sinzi ukuntu ushobora kubisobanura ariko navuze ni indwara ibaho c'est quoi ça uri gutekereza ko umwanda wabamenye ni umwanda ategura ibintu nabi pe ase we ntago ubumubona ukuntu asa naramubwiye ajya akora ibintu bya kwizine yakarabye asa neza ariko ntashobora kunyumva byashoboka kubera uriya muhungu nanjye sinjya mushira amakenga ariko ngiye kujya mbigukorera sibyo n'ubwira ikintu ushaka mpite mutekera njye nzagenda no gutekera nzagenda no umva n'amaguru numva agowe ushaka kumenya gukandira ndetse mbigukorera njyewe ntabwo ushobora kukuvuna pe ntabwo ushobora kukuvuna gusa Sophie birahagije kuba wanyita ariko kugeza ubu ngubu usigaye numva ashaka ibintu bifite gaze nyine bimwe bipfunduka bakavuga ngo you guess ubu ngubu ikintu kitavuye kuri delivery usigaye numva ashaka za nyama zivuye muri Kamageni kwa tukodi na twatunyama tw'inkoko nabyo nzajya njya kubikuzanira ayifike kwa rutwo kwa kanta mbese ikintu cyose cya delivery ndumva aricyo nshaka kandi njye gutukuzanira no dushobora no kodaringa online hanyuma delivery si yatenda receiving koko ndumva ari byo bishobora kugarantisa security ya hano bamwe bya binini sinumva aricyo biri gutanga byatangiye kuzanamo akantu noneho mu nda ntabwo nyumva matirisi imeze nabi ariko disi ukeneye kumva neza ko nta mugabo ugira matirisi kereka ahubwo wowe niba ufitemo akantu k'ubuvange bwo kuba nk'umugore wenda ukaba waratinye kubivuga uri kinyabibiri oya ni ikinyabumwe ariko bamwe uri ikigori ikinyabumwe se kibaho nyine mfite agapepe kamwe k'abagabo matirisi wowe kwezi matirisi narayumvishe ni kwa kundi nyine harimo abantu bazumva mu ijuru bazahumva nk'ibihuha ukamubwire rero ikintu kiriho ugomba gukomeza iriya miti ukajya ujya muri toilette nk'uko babitubwiye bigashira ukamera neza ariko nta matirisi ugira ikindi kukiboza amazi y'igisenyi yose ukayamara aya mazi yaje muri anjerekani njye ntabwo nari mbizi ahubwo njye nagiye muri dushe nkajya nishyiraho isabune nkumva ntabwo isabune irimo irafata cyangwa iragufata ntabwo yafataga neza nza kuvumara ko mu ndoga amazi ngo afitanye isano n'amakongomani ko ari amazi kiriya kivunyira ngo kiragenda kikagera no muri Kongo hose bari bamenye ufite umwanda njye najya gukorera ku isuku application irahari umuntu ashobora kodaringa kandi kuderivaringa se n'iminota ingahe nta mpamvu yo kugira ngo ufunike ugomba guhora uri Q-test nk'uko umeze nyine nta mpamvu yo kujya kwijandika mu bintu bya kwizira urabitekereza iki nta kibazo njye ko njye nakwira nyine nuko nari naguhangayikiye gusa nakunze ukuntu uri humble ukuntu uri kind thank you so much ukuntu uri kunyitaho
my pleasure. gusa iyo uri umuntu ari mu bibazo bitoroshye nk'ibyo byo kurwara nka kariya gahe ukeneye umuntu umwitaho Ndahari pe. amagambo amuhumuriza n'ukuri God bless you. Muzana akajisi nta kintu ushaka. No, ubu ngubu ndumva nshaka nk'ikisi hari ogazeze njya ngura muri Kamorgen umuntu wenda ashobora kodaringa online bakayiza ntabwo ushaka ikintu kikuvuga kubera yuko kujya kwicandika muri ibyo bishobora kwicara no kuyaba nta kibazo. ariko urabizi ko tiebe Sure. tu sais vraiment tiebe Reka ndebe ketchup mbwiye basi tugire icyo turya. bon dushobora gukoresha application cyangwa se nanjye ukanjana na telefone yanjye hariya mu nzu odaringa ubundi tubigukorera tugakomeza conversation zacu. oya tugomba kukwitaho kubera ufite wari umaze iminsi utameze neza. Vraiment merci. Kamubwire twodaringiye. Ako bivuze ukuri koko ngo umunyenduga n'umuganza barararanye cye ntawe nzundisha ariho havuye ngo genda bwenge nduga buganza gahima ryacyo asoni ko muzi ko ntabazi rero sakwita ari muzi ko napfuye se cyago kishi ikindi aba baginga bansuzguye bene aka kageni bakanyikaraga imbere gutya n'iriya shyano ngo ni teta kagore k'inzererezi gusa izi nyama ngiye kuzironga nongere nzibagaburire byibuze nabona kiriya kigonyi ngo ni pole ariko umugore nk'uriya nshinge hejuru nuke bene kara kageni ubu ngiye kubereka ko ntavuye hano ngo ngere muri Sweden nikoreye watermelon nagiye njyanye igihanga cyanjye kandi ngiye kubereka ko nageze muri Sweden njyanye passport y'injyogo kandi nyambukiraho akinga gusa amazi yacu mu Rwanda pire wumva nyine yo aramwe woga bikata bishiraho nuko nkuko byaje kugenda rero ngaho ubundi mwana umwanya wese kandi ureke kugera ariko ukomeze ibyo nakubwiye ikindi nta matirisi ugira trompe igenda sambwe kujya mu kibadaje bamwe uri ikigoryi mana ngari uburibwe ko ose kutanye kumufata gute mama yasenga amahera cy'ibigezo Maria ngomba ngo igerageze umwita mwa bitatu cyarimwe none ubuji butumenye kunyara kutoyete vuba basibyo reka nze kureba meze neza se watangiye kumfata ngiye kumenye mama naho ugenda gashuduka ugiye mu mihango ntabwo nabari y'abakano kanya amatariki ntaragera ay'ubukwe mbere genda pasire ugira amagambo ukunda bakubwire mpaka nawe muganiriza nega ndimo ndagira ngo numve ko bya bintu byashize niyo mpamvu mba ndi kumureka nkajyana nawe mu bugoryi bwe nibe nuriye none uramugore bigize nabi ngerageje kumwinjira byibuze nyine mbone ahandi twahera tubisoza ntabwo ndashaka utuntu tw'utuji ngo tukiri dushyashya ngo kurya nzajya numva bifunguka ngo bivuga ntugane nta kibazo nzajya ntutuzana ngo ngo njye nshaka kujya ngiyakirira ntugane nose ushaka kurya akantu k'agakenyeye kugira ngo abandi twahera rero ngo ndashaka ngo kujya tumizange nk'uko sinzi ngo niba ari kwa kantu niba ari kwa heza kwa kintu reka n'iriya ye naho ngaho shanga urashaka ngo ujye ashaka utuma inyoni cyangwa yarabiketse oya icyo kintu ntacyo mwumviseho
nicyo kintu nashaka kumenya kuko uzi n'ukuntu uzi yahunze yakuvuga umwana mwiza shisha ko ibintu bikugora nyine umva afitiyemo icyo ntabwo arakimenya ahubwo niyo mpamvu dukwiye gushaka ikindi kintu cyo gukora ese ko atangiye kugorana ikintu kivuye hanze nta kuntu umuntu yabona agishyiramo umuntu ashaka no kubyifungurira ngo n'ibyo bije biva n'izo nyama n'izo nkoko ngo abe byiyakirira turakora ikimana yanjye ko numva noneho nsazi ariko kesha France njye ntabwo njya mbura imipango uyu mugore si yanze ku neza gusa ikintu tugiye kumukorera tugiye kumushakira umuti umusinziriza mbaza uti inama yo gusinzira bigende bite oya ntabwo urabona umuntu wasinzira agaherera rimwe na rizima nabyuke ibyo ngibyo nibyo bigiye kubaho hari ibinini umuntu nanywa agasinzira wajya ubeka agasinzira mpaka kugeza ryari kugeza nyine abyutse igihe bageneye ibyo binini hari ibimara amasaha 24 hari ibimara iminsi 2 hari ibimara iminsi 3 byanze si iki aramutse asinzira iyo minsi kuko wagira ngo ni ngiye mbibabaye kurenza uko bibabaye sheri ntabwo bibabaye kundusha ari kujya inama n'unyumve cyo twumve tumusinziriza ubundi dushaka icyo cyose tumukora tuyimukuremo atwite amine asinziriye tumukure yanda shareka nkubwize ukuri mbabarira ntushyiremo akantu k'ububyeyi ejo n'ejo bundi nakenera kubyara umwana wa kabiri nawe wakenera kubyara umwana none urumva ibintu twaba dukora ese ubwo ngubwo ko tutari abaganga tugiyeho tugakora ibintu tutazi tukamwica imana ikazatubaza amaraso yiwe uri kureba hano ngiye gukora ibintu ntazi ndakwinginze mfashe mu bundi buryo ariko atajemo ibintu byo kumusinziriza no kumukinaguraho buryo reka ye none ugenda ugenda umubwire ngo ukuramo iyo nda nashaka ushaka bamfunga ariko urakoze cyane rero mbabarira nyine nyumve ntabwo none se wumva ibyo bintu turi buhite tubikora gutya gusa ese apfuye mva kwica ngabanya ubugoryi ngabanya ubucucu niba utababaye urasibye si uko urajya ngo njye mbibabariyemo ubundi wakureka oya undetse ute none se kuki ndi kukubwira ibintu ukiranga bitekereza umbwira ahubwo wowe ugenda utekereza mbese nyine mbaze nkubwire ngo ntumbwire mbabura basi wowe utekereza ikindi kintu twakora tureke gukora ibyo byo kujya kumusinziriza ko ashobora gusinzira agahwera kandi nta mahoro nazigira mbona akoze ni toilette uba winjiramo ku buryo ugenda udasuhuza hagarara aho ngaho mbere biturajya yuko mbona ugenda urutaza abantu ese buri munsi uzajya ubangama kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru ubumva ari byo byiza utankurubanganye nta nubwo ushobora kumvugisha nkagaruka none se ubu nari kukubwiriza kumvugisha ko wanuciyeho ndeba ko utarumvugishije iyo mpamagara madamu murashaka iki umva ntuzongere kunkura kuriya ariko sibyo yego boss kongera kunkura kuriya ukajya kubwira ibintu byinshi muragenzwa n'iki muri iyi nzu itari yawe Peter sheri wanjye nje kureba Peter ako Peter ubundi umubaza iki Peter uhora ushakisha n'umugabo wawe Tiba bite ni byiza nje kukureba uje kundeba ushaka wiki sigana rwose abantu igihe bakabije kumbangamira mu bintu byose ubu nko ku ruganda nsanze ngo mutamu yatanze itegeko ari ushaka kunyirukana ubwo se wagiye kunyirukana nakoze iki Atamu ni gufite mu nshingano ubwo ngubwo niba wakoze ikosa agomba kwiruka nakoze iki se nta kintu ugiye nigeze nkora none nsanze ngo ashaka ari kunyirukana mu by'ukuri nakoze iki nta muntu upfa kwirukana umuntu nta kosa yakoze kuki se atabimbwiye ibyo nakoze ubwo niba ari kukwirukana ubwo hari ikosa kandi sinumva impamvu ahubwo ntabwo ibyo nanjye wakagombye kubibaza nese mbibaze nde wakagombye kwibaza umuyobozi wawe umuyobozi tamu se yes oya nawe ngomba kubikubwira kugira ngo unamvuganire no ukora muri departement ya tamu niyo mpamvu ari ugufite mu nshingano niyo ugomba no kukwiruka niyo ugomba no kuripotinga niyo wakoze neza cyangwa wakoze nabi kubyibuza ukirukana umuntu afite n'ikintu yakoze icyo rero nicyo kibazo wakagombye kuba wamubajije ko ngiye kuza kubimbwira ntazi ko byagenze ni ikosa kandi nta nubwo twemerewe gusimbuka inzego ibintu byose bifite umurongo bigenderaho ntabwo yanyumva rwose utamfashije kubera iki se atakumva kandi agukorera iki gihe cyose umaze ni uko mutumvikana ese ko icyo utamubwira kubera icyo ahubwo nabukubwira kubera icyo wumva ari njye ugomba kujya kukuvuganira kandi ufite umunwa ufite
ibintu byose byari bisanzwe biri mu murongo ubwo ni ukuvuga ngo ahubwo ufite amakosa wowe ntabwo uri kubyumva kandi ndasoma sinya ibyo bipapuro yampaye simbona zo guha amezi 6 cyo kujya kuruhuka ukabyara amezi 6 ndumva ari ikintu cyiza ahubwo wakagombye kwishimira amezi 6 se n'indurushye rega ngiye ntabwo ndushye tajya kubyara amezi 6 nigeze nyamusaba umuntu yihuruje ariturumbuza ngo ampereje amezi 6 nimba arushye yayihaye akareka kuyama ngiye narushye kandi ufunga umutwe rero funga umutwe kuko niko wagize gutyo kanangereka winda nuko nguko ndi kukubona yo kugeretseho se narakubeshye ako reka nshiringe mbwira ubundi njyewe nawe turi babiri twivuganye njye nawe twaryamanye ryari ngutera inda ryari ibi bintu byabaye ryari so ntabwo mbyibuka Peter no nsobanura ndi kukubaza kuko urahari hanjye ndahari mbese mu by'ukuri utagiye kwijijisha ubwo urabyibagiwe ubwo se tuvuge ko ari njye nyine wabyibuka ndi kumva utaba wabyibagiwe izo ni plan zawe ariko nawe urabizi neza umutima wawe uzi ukuri no wireba hasi wireba hirya no hino ndeba mu maso umutima wawe uzi ukuri tubizi neza ko ari wanteye inda kandi nawe utijijishije rwose nibyo ese ibyo ntabwo washobora kubivuga ndeba mu maso reba kureba mu maso ntabwo ari byo biri gusobanura ukuri Peter ni ukuri kandi nawe wembwira nabi nese uri kubona nakifata nko kubeshyera ariko se nyine sheri ubu uyu mwana yarifasha arakubeshyira mutaryamanye cyane we wamuteye si byo singiye najya kumubeshyera gute inda azi neza nyine nise umuntu ungana gutya ari kukubeshyira arabizi neza yuko atari yanjye kugira turi kugira buriya afite plan ariko kumanya hanze yes urayifite ese ubwo abantu bakwihakana kuva ku hanyuma se amaherezo ntibizagaragare ko ubwo nakubeshyeraga mva rero reka nkubwire ikintu tugiye gukora tugiye kugiha kwa muganga ibyo nibyo urumva abaganga ntabwo babeshya twese turaba turiga nibarangiza baduha ibisubizo by'ukuri sibyo tugende tujye kwa muganga nta kibazo tugende urumva witeguye nta kibazo DNA nari bipe gende badupime varopore rero ubugabo utisubiyeho byaruhuka ndatekereje ndi mu rugo ndabumya nkaraga ubwonko numva nakosheje ndafata umwanzuro ko ngiye kugura izindi nyama zihagije nkabatekera rwose tukarya rwose urwo rukongera rugatanga amahoro bana kaba gaciyemo kandi murabizi Timote ndi umuntu mwiza ahubwo cyo nanga we nawe igihe atacyuba vuba nari bigatuma hama kuvuga nabi ako mumbabarire rwose nakosheje pe bubiriza birambabaje genda uteke ibyo uteka wenda n'ibitatura birya ariko ubu ngubu twanahaza ibya mbere twari turi no kwitembera rwose erega teta nuko mutanarebye za nyama n'ubundi zari zuzuye ibice by'umurizo harimo ibintu by'urugimbu banza wumve bivuga amagambo menshi twodaringisha hano ruguru komande tugiye kwirira ugende zifate uziteke uko ushaka rwose pe nta ufite umurumba w'inyama zawe turanashaka iyo ushaka ukore barbecue nyine kanagira ngo nongere nteke tuye dusangire ziteke mugiye muri restaurant kandi guteka ubutaha igenda biri sawa ibihe byiza
buri nyama mutekerezeho ziriya nta nyama zarimo rwose zari kenyege n'ubundi inyama zuzuye urutimbu kweli. ese kugenda wiruka ubundi resitora wabwiye timo tugiye kuriramo n'igihe wiki resitora wabwiye timo ngo wodarinze biri hehe tugiye kuriramo mbese mwe ntabwo mubwiye ngo mwariye mwahaze nta kibazo mufite kuki kumuzi ese wavuze ko wakoze oda wodaringishije ngo niho tugiye kwizeye nigeze mbikwa ko wagira ngo ntabwo twagenda mu rugo tariye rero ibigomba ntabwo mwagira gute ntabwo turi gutaha tutariye nasuko biragenda gute nagira ngo nyine nabikoze kuri wagira ngo tumwiryeho birangiye tumwiryeho ninde wabwiye ko ari umuntu wirya ku nzara shamba barira Ako pame. Tuvuga ko unyuze utande. Bishwe se nyine hano. Kandi ga nkubwira ngo mbone uri kwikurura umeze nk'ikintu ntazi byari. Asera no byarananiye kunyita amazina yanjye. Uranyita Pamela ubunyise Latifabi. Cyangwa n'inyugo byibuze n'umuntu yanabibonye. Nakwita Pamela nakwita Latifa mwese mbona muri abesikoro ntago mba nzi ngo mwaravumbutse he. Uvuye he? Kwa muganga. Bajyanye nande? Byo kwipimisha DNA na Pita. Nande? Na Pita. Ese kuri kwivugana confidence za danger urumva ari ibintu byatari birenze. Ese nagumbajije? Genda gusubije. Mvuye kwipimisha DNA na Pita. Nzi si ibintu bisanzwe. Cyangwa umwana ngo nuwande. Are you sure umwana ni uwa Pita? Ibyo bintu bikirirwa nabitindaho nabibaza uko nibyo tuvuye gukora n'ubundi. Ibisubizo biraje biza. Twipimishije numva ndi kwinanirirwa bitarambwaho nimbe ngiye. Ubwo rero umuntu bawe inshuti yiwe barabimuhereza bituzanire mu rugo. Wakaraza inda wayirasa cyangwa ifite amezi angahera. Uwo mwana baye adafite se wajya ugenda uhora wububa umeze nk'umujura. None dore uba wayirasa sinakubwira. Mugiye se mufite. Yego ye. Mugiye mufite. Isi kunyuka fu. Aha, singuyu husband wawe. Itaba umugabo wawe. Itaba se w'umwana nyine. Pita se. Zarinde nyine atari Pita. Allo? Zaje. Reka nze nzirebe. Iriga ntari ndaje ibyo ngibyo urabubireba twese tuhari nta kibazo. Sawa. Nakwimukwa ko afite confidence zatari za dante. Ariko mbona abana batuma barabikora. DNA zisoze nkasanga umwana no wa Pita. Nabigira n'ingiye tamu kananje kureba. Latifa urakoze kwiza. Kwakira ibisubizo. Rero uyu mwana ibipimo biri hejuru ya 15%. Kigaragara uyu mwana Latifa twite mufitanye isano kandi rikomeye. Kuko iracyari ntoya biragaragara. Impamvu rero nzanye ibi bisubizo kuko byari biri emergency. Naho ubutaha dogiteri ni uzabihera ibisubizo. Ninde nibigenda nimugira ikibazo hagati aho ngaho uzabona nawe mu dogiteri w'umugabo agufasha. Impamvu nabizanye nuko nyine byari emergency. Ikindi kibazo mufite? Nta kindi kibazo. Urakoze cyane. Urakoze. Yego. Nabikubwiye. Subyumvishe 15 karenga ijana. Kana nawe Pita. Ariko ibi bintu byabaye ndi he?
ibintu byabaye ndihe warandoze wabigenje ute icya mbere ni cyaraho ngaho ngiye nsobanura bino bintu byabaye rya muganga ntabwo ucitse si yabigusobanurira muganga ntabwo ari utwite utwite ni wowe kapita icya mbere ni uko wumvishe ko umwana bimeze gutyo kandi amaraso ntabwo ari amazi ibi bintu byabaye ndihe nari nasinze bino bintu byabaye ndihe ngiye kubyara umwana wawe kandi reka jya ubyemera ngiye kubyara kopi yawe we bite byawe iki we bite byawe ko mbona amaboko yararitse wagira ngo ushaka kwikoraho bite byawe ubwo se ibyo nabyo birakureba ntabwo byandeba pe kuko imyandeba ntabwo mu byawe ntabwo birimo okay jya kubaza umugabo wanyu rero ndabasanze ariye tariye Pita.